munyemerere mbasuhuze inshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimye wowe uhora utwitaho uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro, ibyari imisozi ukabihindura amataba. Ngaho twemerere muri uyu mwanya tubashe kumva ijwi ryawe rivugana n'imitima yacu ko utadusize, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero nifuje yuko turi buganire ku ijambo rivuga ngo kwicarira inkono itetse ikiringiti. Reka nongere mbasubiriremo, iryo jambo tugiye kuganira riravuga ngo kwicarira inkono ariko itetse ikiringiti. Ngira ngo twagiye twumva amateka agiye atandukanye hirya no hino, hari inzara zitandukanye ndetse hagiye habaho inzara zitandukanye, yemwe hazabaho n'inzara zitandukanye. Inzara rero ni mbi, nta wakwishimira guhura n'inzara. Nubwo waba uri umusirimu ariko ukaba ufite inzara, ntabwo wumva umerewe neza. Muvandimwe, ndagira ngo uyu munsi tuganire ku byerekeranye n'uburyo umuntu ashobora kwicara iruhande rw'inkono, ariko iyo nkono n'ubundi ntacyo iri buze kumumarira. Mu gihe kimwe rero umubyeyi ubwo yari ari mu gihe cy'inzara, yabuze icyo akorera abana be, nuko afata umwanzuro wo guteka ikiringiti. Reka mbabwire, niba hari ikintu gitogota ni ikiringiti. Ugishyize mu nkono ugacanira, wumva umutogoto ari wose, ukaba wagira icyizere cy'uko koko imbere ugiye kurya. Ariko umubyeyi nubwo yari abigenjeje atyo, yari atetse icyo kiringiti kugira ngo arebe yuko yarengereza, ariko nta heza hari hahari. Abana nubwo babaga bicaye iruhande rw'inkono barimo babyina, barimo bishimye, ariko byabaga ari ikibazo, kuko n'ubundi mu gihe kitarambye bendaga kuzavumbura yuko umubyeyi wabo icyo atetse ari ibiribwa, atari ibiribwa biri buze kugira icyo bibamarira. Reka rero twinjire mu byanditswe byera, dusome mu cya kabiri cy'Abami igice cya 6 umurongo wa 24 turageza ku murongo wa 25. Reka dusome. Ab'i Samariya bagotwa hatera inzara bararyana. Kuryana muri kumva icyo ari cyo? Ndizera yuko mu Rwanda hagiye habaho inzara zitandukanye, ariko ntago nigeze numva inzara yabayeho abantu bakaryana. Ahangaho rero byageze igihe no kuryana bizaho. Ariko simbizi, Imana idufashe iduhe kumenya icyo twumva muri iri jambo. Ab'i Samariya bagotwa hatera inzara bararya. Hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera i Samariya arahagota. Maze i Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Hariya amahurunguru yari ageze igihe cyo kugurwa, ndetse n'igihanga cy'indogobe cyari kigeze aho kigurwa. Ahari wumvishe ko amahurunguru yaguzwe, wakumva ari igitangaza.
ukavuga ngo byibuze naba no kuba barariye amahoro igihanga cy'indogobe cyangwa se igihanga cy'indogobe cyaragurwaga, ariko ndagira ngo nkubwire yuko kiriya gihanga cy'indogobe nubwo cyagurwaga ntabwo indogobe yari yemerewe kuribwa hariya mu Bisirayeli, ariko byageze igihe noneho na biriya bitaribwaga noneho babigura. Muvandimwe rero ndagira ngo ngusabe Imana idufashe tubashe kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Reka dusome ku murongo wa 26. Ndi gusoma mu cya kabiri cy'Abami igice cya 6 ngeze ku murongo wa 26. Bukeye umwami w'Abisirayeli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati, ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati, Uwiteka natakurengera ibyo kukurengera ndabikura he? Uriya ni umwami bari batakiye, ariko nawe yabyivanyeho. Hari aho byari bigeze byagaragaraga yuko umwami noneho ntacyo akikoze, ahubwo nawe yari ateze amakiriro ku Mana yonyine. Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Ari imbuga nta cyari kiriho, ari no mu rwengero nta cyari kiriho. Birashoboka muvandimwe yuko umuntu ashobora kuba afite umurengo, akumva yuko mu rwengero hatazaburamo ibyo kunywa, akumva yuko ku mbuga hatazaburaho ibyo kurya, ariko igihe cyose hatabayeho kubaha Imana ntabwo bizoroha. Reka tugere ku murongo wa 28. Umwami aramubaza ati, ubaye ute? Aramusubiza ati, uyu mugore yarambwiye ati, zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya iwanjye. Tumurye none, ejo tuzarya iwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti, zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Ntago ndi inzobere mu by'amategeko, ariko uramutse warize iby'amategeko wambwira uburyo uru rubanza waruca. Muri komenti uzambwira uko waruca. Uriya mugore bari basezeranye ko barya umwana we, noneho iminsi ikicuma, ariko undi munsi ukurikiyeho bakarya umwana we. Nuko undi we aramuhishe, none biragenda bite? Imana ikomeze kudufasha kandi iduhe kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu ijambo ryayo. Ijambo inzara muri Bibiliya ryavuzwe inshuro 139. Ahangaha tugiye gusomaho rero ni ku nshuro y'122. Iyi ni inzara irimo ivugwa hano muri Bibiliya. Reka dusome muri Amosi igice cya 8 umurongo wa 4 turageza ku murongo wa 11. Nimwumve ibiyemwe abashaka kumira abakene no guca abatindi bo mu gihugu, mukavuga muti, mbese ukwezi kuzijima ryari kugira ngo tugure imyaka, n'isabato irashira ryari kugira ngo duhununure ibigega by'ingano, dutubye fa dutubure shekeri, tubeshyeshe iminzani y'uburiganya, tugure abakene ifeza n'abatindi tubagure inkweto, kandi tugure n'inkumbi z'ingano zacu. Uwiteka yarahiye ubwiza bwa Yakobo ati, nukuri ntabwo nzibagirwa ibyo bakoze byose. Mbese ibyo si byo bizatuma isi ihinda umushyitsi, abayirimo bose bakaboroga? Bimeze bite muri iki gihe cya coronavirus? Isi yose ntabwo iri guhinda umushyitsi. Ahari wenda ukoze ubushakashatsi ukamenya igihugu kidahangayitse kuri iyi si ya rurema, wakimbwira muri iki kinyejana cya 2020, viziyo 2020 cyangwa se vision 2020. Reka dukomeze. Uwiteka yarahiye umurongo wa 7 ubwiza bwa Yakobo ati, nukuri ntabwo nzibagirwa ibyo bakoze byose. Mbese ibyo si byo bizatuma isi ihinda umushyitsi, abayirimo bose bakaboroga
izuzura rwose nka rwa ruzi, izarengera hanyuma yike nk'uruzi rwo muri Egiputa. Kandi uwo munsi ni ko Uwiteka Imana ivuga, nzatuma izuba rirenga ku manywa y'ihangu, kandi nzazana ubwira kabiri ku isi hakiri ku manywa. Ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, n'indirimbo zanyu zose ziba amaganya, kandi bose nzabatera gukenyera ibigunira, n'imitwe yose ihinduka inkomborera. Nzabatera umuborogo nk'upfushije umwana w'umuhungu ari ikinege, amaherezo yabyo azaba umunsi w'amaganya. Umurongo wa 11. Dore iminsi izaza, ni ko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Muvandimwe, birashoboka yuko mu minsi ishize wajyaga mu rusengero useta ibirenge, ariko uyu munsi ukaba uri iwawe mu rugo, aho usabwa kuyobora umuryango wawe kandi ukawuyobora ku Mana yo mu ijuru. Waba utabishoboye ukawuyobora kuri Bayali. Muvandimwe rero, ibuka yuko n'ubundi ibihe bitazahora ari byiza. Niba amahirwe uyabonye uyafate, kuko ufata ihene, umunyarwanda niko yavuze ngo yifata igihebeba. Ntekereza ko uyu munsi ari dufite amahirwe yo gukurikirana ijambo ry'Imana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko simbizi niba aya mahirwe nayo azagumaho. Ufata ihene ayifata igihebeba. Muvandimwe, fata Bibiliya yawe wige, kandi ufate ijambo ry'Imana uryige, nyuma ufate ibihe byo gusenga, kandi wibuke yuko Imana yandikishije Bibiliya ikiriho, uyitakambire kugira ngo ikwiyereke, nawe ugire Imana yawe ku giti cyawe, atari Imana wumvanye abandi, bityo bizakuyobora mu nzira yo gukiranuka. Ahangaha tubonye inzara zitandukanye, kandi izi nzara zagiye ziterwa n'uko abantu batumviye Uwiteka, kandi aribo bakagombye kumwubahisha. Reka n'ubundi turebe isomo rikurikiraho. Imana iduhane umugisha. Dusome muri Yesaya igice cya 33, turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 16. Uzabona ishyano weho unyaga kandi utanyazwe, uriganya kandi utariganijwe. Numara kunyaga uzahera kunyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganya. Uwiteka utubabarire, ni wowe twategereje, ujye utubera amaboko uko bukeye, kandi utubera agakiza mu bihe tuboneramo amakuba. Imana yacu ishimwe. Amoko yirukanywe n'induru z'imidugararo, kandi urahagurutse, amahanga aratatana. Bazateranya iminyago mwanyaze nk'uko za kagungu zangiza, kandi bazayirohamo bameze nk'inzige ziteye. Uwiteka arogezwa kuko atura hejuru, yujuje Isiyoni guca imanza zitabera no gukiranuka. Mu bihe byawe hazabaho gukomera n'agakiza gasaze, n'ubwenge no kujijuka. Kubaha Uwiteka niko butunzi bwe. Umurongo wa 7. Dore intwari zabo ziraborogera hanze, intumwa zo gusaba amahoro zirarira cyane. Inzira nyabagendwa zirimo ubusa, nta mugenzi ukihanyura. Yishe isezerano, asuzugura imidugudu, kandi ntiyita ku bantu. Igihugu kirarira, kiraserebeye, i Lebanoni hakozwe n'isoni, hararabye. I Sharoni hameze nk'ubutayu, i Bashani n'i Karumeli hahungutse amababi. Uwiteka aravuga ati, ndahaguruka nonaha,
ubu ngubu ndishyira hejuru, ngiye kogezwa nonaha. Muzatwara inda y'ibishushungwe, muzabyara ibikuri. Umwuka wanjye ni wo muriro uzabatwika. Amahanga azatwikwa nk'uko batwika ishwagara, kandi nk'uko amahwa atemwa agatwikwa n'umuriro. Imana yacu dufashe. Yemwe abari kure, nimwumve ibyo nkoze, namwe abari hafi mwemere ko ndi umunyamaboko. Abanyabyaha b'i Siyoni baratinya, guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kw'iteka? Ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagaya indamu iva mu gahato, agakwishuriza impongano bamuha. Impongano ni kimwe na ruswa. Akipfuka mu matwi ngo atumva inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Uwo niwe uzatura harengeye, yikingira igihome cyo ku rutare. Azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Imana yacu ishimwe. Nshuti muvandimwe, wumvishe inzara mu buryo bugaragara, ndetse wumvishe n'inzara mu buryo butagaragara, ariyo twita inzara y'ibyo kurya, ariryo jambo ry'Imana. Ubu ngubu simbizi uburyo mu miryango yacu bimeze, sinabizi uburyo bishobora kuzaba bimeze ahari imbere, kuko ntari Imana ngo ndebe uko hazaba hameze. Ariko njyewe iyo ndebye mbona binshisha. Ese niba mu miryango yacu tutari kubwiriza abana bacu, niba tutari kubwiriza abagize umuryango wacu, amaherezo igihugu cyacu kizaba gifite abantu bameze bate? Niba ubugome burushaho kugwira, kandi twarabaga mu nsengero tugasenga, kandi twarabaga mu makorari tukaririmba, kandi twarahuraga tukabwirana ijambo ry'Imana, ese nibwo bizagabanuka aho tutari guhura ngo twige ijambo ry'Imana? Reka njye nawe nkwifurize kongera kwibuka yuko Imana ishobora byose, kandi ifite ubushobozi bwo kuduha ibyo kudutunga n'amazi yo kunywa, ndetse n'ubundi tukabasha kubona uburuhukiro mu mitima yacu. Reka nkwifurize gukomeza kwikomeza ku rutare, kuko ahandi ari umusenyi. Kandi wibuke yuko n'ubundi kwibwira yuko uri kumwe n'Imana utari kumwe nayo ntacyo byakungura. Ufate umwanzuro wo kuyishaka ukomeje, wenda ahari njye nawe twabasha kurokoka. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.